mpamvu ntasubiye mu kazi nibyo nagusobanuriye. Itegeko rigenga sitati y'abarimu yihariye rivuga ko umwarimu utaye akazi iminsi 5 nta mpamvu yirukanwa nta kindi gitekerejweho. Icyo gihe rero uwo tubana kubyakira byaramugoye, biba ngombwa ko dutandukana cyangwa ngombwa ko ansiga njyenyine. Kubyakira byonyine ko bakwirukanye ahita yigendera. Teacher, none se kutashakishije hirya no hino ngo urebe ko wongeye ukabona akazi? Ubushize nakubwiye ikibazo nari mfite, nari nsafarinze nabi cyangwa nari mbayeho mu buryo budatuma abantu bavuga ngo ntabwo wigeze wiga, bavuga ngo wagiye muri M23. Hari umuntu waba ukuzi wagiye muri M23? Okay, mfite aho nabaye, aho mba mu cyo gihe cyose. Bavuga ngo mu kiganiro cy'ubushize yababwiye ngo njyewe akazi gahagaze 24-25 narakoraga, none 24-23 niyo ntakoze. Urumva ko ari umwaka. Ni umwaka umaze udakora. Uwo mwaka wumva ko nagiye muri M23 yajya mu mudugudu wa Kayumba, mu kagari ka Musave, mu murenge wa Bumbogo, barakuzi akabaza amakuru, wenda ku ishuri bagita teacher, ariko mwiyo kariswe ba papa cyusa reka nta muntu utanzi. Ahubwo ndiwe ndibaza hari ahantu utuye uhara ku kagari ke, mu mudugudu cyangwa ku murenge, nta muntu uzi ikibazo cyawe ku buryo wari kumwegera ukamubwira ibyakubayeho? Nta muntu ugeze ngira ikibazo cyanjye nkuko nabuye nsinya nkunda vuga ikibazo cyanjye nuko nteye. Na mudugudu ntabyo azi? Iyo ni kamera yanjye ntabyo azi. Wicekeye? Niyo kamera yanjye nta muntu nyambwira. Nese ubwo sibye bari birayiza kuba barabegereye wenda nka Letifa Kagari? Ikibazo nagize nawe wakigira kandi nawe uri umuntu. Kina n'umushahara ariko ntugakine n'akazi. Uwo ni umugani se? Cyangwa ni igitekerezo. Kina n'umushahara ariko ntugakine n'akazi. Muri make nawe wakiye n'iki? Wakiye n'iki? Ngira cyane n'umushahara ko nagiye gusohoka nkajya hanze bikarangira mvuze akazi. Wakiye n'umushahara? Nakinye n'umushahara. Yego. Oya. Alo. Yawa mwana. Byaje kugira aho ngaho bite kuki warihereye n'ubugiye hagiye ubura umuntu ukubivuga ukicecekera. Baraza mu muryango wawe. Reka twongere tubahe ikaze kuri Rwiza Empire. Muri aho mumeze neza? Natwe tumeze neza. Rero uyu munsi twagarutse na teacher wacu. Teacher Karame. ejo bundi watanze ikiganiro. Yego. Abantu bakijyaho impaka. Yego. Bamwe ngo ntiwize. Yego. Abandi ngo wagiye muri M23. Yego. Urumva? Yego. Ngo niyo mpamvu bakwirukanye ku kazi. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu twavuze ngo abandi dushaka nimero ze ngo tumufashe. Yego. Niyo mpamvu twakugaruye, sibyo? Yego. Wongere wibwire abanyarwanda neza, ubona ko wanahindutse utagisa nko kwasaga, sibyo? Yego. Wibwire abanyarwanda neza uhereye kuri 0 kugeza dusoje koko bamenye ko ari teacher koko, sibyo? Yego. Ngaho tuguhaye ikaze. Murakoze. Nkuko nababwiye mu kiganiro cy'ubwashize, nababwiye ko navukiye mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Rongi, mu kagari ka Ruhango. Mbabwira ko amashuri abanza nayize ku yo bita École Primaire de Kadehero. Amashuri yisumbuye icyiciro kibanza nayize muri ES Nyakabanda, Diregiteri yari uwo bita Kayitare Pierre Celestin n'umugore witwaga Mukanyemazi Beata. Amashuri yisumbuye icyiciro cya kabiri
nakize aho bita kuri groupe scolaire Burera abana. Hari abarimu bamwe nibuka nahize bahari. Hari uwo bita Pascal wigishaga geography, Jackie wigishaga economics, Papias wigishaga history, ari mwarimu Munyampundu Silas yigishaga general paper. Kora imyaka ibishize ari myinshi kunyera ko abo bantu abo n'abarimu bakwigishije, aba n'abarimu banyigishije. abarimu byo si ngombwa ahubwo akomeza twigendera. Ubwo warangije ryari? Ubushize nababwiye ko ngiye kwiga kwanga ibyabaye nk'ibizamo urugendo, nubwo urugendo rwo kwiga rutajya rurangira, ariko ndi kuvuga ko urw'amashuri yisumbuye hajemo urugendo sa n'ururimo ubunyerere. Naje kurangiza amashuri yisumbuye icyiciro kibanza, abwo ndangije muri esi Nyakabanda. Yego. Biba ngombwa ko iwacu babura ubushobozi bw'uko nakomeza ngo njye mu esi Nyakabanda yari leta cyangwa yari leta. wari watsinze? Nitsindiye ikizamini cya primary. Yego. Yego. Ujya Nyakabanda? I Nyakabanda yari na boarding. Yari boarding. Niba nawe ko dogiteri witwaga Pierre Kayitare Pierre Celestin n'umudamu we Mukanyamazi Beata. Nabaye muri dorotware yo kwa Nyiramugwera, mba muri Goboka, mba na ruguru kwa Padiri. Cyewe ni nk'ikintu kigaragaza ko nize i Nyakabanda. Twivuzaga aho bita hirya ku Gitega ruguru ya Koforwa. Yego. Ruguru yo kwa Burogi. Bango rwa rugendo rwajemo ubunyereri. Nshoje icyiciro cyisumbuye ikibanza cy'amashuri yisumbuye. Yego. Inzira yanjye yajemo ubunyereri, abari ababyeyi banjye ubushobozi buragabanuka uko bakomeza ko nkomeza kujya ku ishuri, ariko ntago aribo babikoze banyanze, nibwo ubushobozi bwari buhari. Ntago bari kwemera kugurisha isambu ngo njye kwirya njyenyine. Barumuna banjye baraye ko tuvuka turi abana 7, akaba ari njyewe mukuru. Ntago bari kugurisha isambu bakoragamo ibijumba ngo abana barye, cyangwa ibishyimbo ngo abana barye, bahitangaho njyewe umwe, abandi bana basigare biba. Ntago byari kuba ari byo. Ubwo ko nabigenjeje nk'umuntu w'umusore kiri itangiye kuba ingimbi, naratekereje ntangira kwiga gupagasa cyangwa gushakisha amafaranga. Naje i Kigali ndashakisha mu buryo butandukanye. Nabaye ahantu bita Igikondo. Igikondo hakurya aho bita mu murenge wa Kimisange. Murenge wa Kimisange niho nabaga. Ubu bayita Igikondo, ariko ubundi especially ni mu murenge wa Kigarama, munsi y'imidugudu yo kwa Rujugiro. Niho naje nshakisha uburyo bushoboka, nshaka amafaranga. 2012 nsubira ku ishuri. Yego. Nasubiye ku ishuri, ndagenda nigayo Hege. Nayize imyaka 3, senior 4, senior 5, senior 6. Njyewe bijyanye no kwiga kwanjye unababaje mu ishuri nk'iyo advanced level cyangwa aho ngiye kwiga umwaka 4, 5 na 6. Umwanya mubi naba narabaye mu ishuri ni wa 3. N'uwari n'umuhanga, wize n'umuhanga. Hari abagabo bo kubihamya bonavuze mugeze contact zabo mwababaza. Yego. Uri umuhanga. Nanahabaye duwaye imyaka 3. Bansezereye umugengwe cya nyuma cya mu gihembwe cya kabiri cya senior 6 mu bavati
mureke duwaye ajye gutegura ibizamini ntabwo yakomeza kuyobora. yego twarakoze twatwara ama combination abiri, hari PCM tugira na HEG. Muri HEG twese twabonye amadiplome. Diplome ya nyuma uretse ko ubu system ya education igenda ihinduka buri munsi, ukoresha by'arimeze ko biteye ko byabeshe nyine tugenda tubihinduranya ariko nko mu gihe cyacu icyo gihe turangiza examen diplome ya nyuma wabonye diplome yabaga afite 10 kuri 73. wowe wabonye angahe? Nabonye amanota 46. Kari umuhanga. Nabonye 46. Uwandushije mbagize 49. Urumva ni bya bigo byegira iwacu mu cyaro. Ko mu wa kabiri mu kigo. Nabo wa kabiri mu kigo. Kuko na UR yari yamfashe ngomba kujya kwigaho political science. Ariko kuri akuntu bahuzaga cyiciro cy'ubudehe, bagahuza n'amanota, bagahuza na faculty ugiye kwiga, byanze kugwamo birangira no UR yamfashe ariko itagomba kundihirira. Kuko barihira abantu bitewe n'amafakati bagiye kwiga n'amanota bagize ndetse n'ibyiciro byo bagenaga. Icyo gihe cyo cyatumye nsigara sinajya kwiga kaminuza. Nuvuga ngo nese ubwo iyo agufata ntabwo wenda kwifashisha wenda bayitaga minaroke zishira minaroke ikora muri secondaire, naho muri kaminuza ni BRD. Yego BRD niyo ifasha abantu muri kaminuza. Muri minaroke ntabwo bari kugufasha se yagira ariko urangije secondaire. Nongera nangije secondaire muri kaminuza rero ni BRD ifasha abantu kuko bishyurira. Yego urugendo rwawe rero umaze kwiga urasoje, waje wabonye akazi byagenze bite? Urugendo rwanjye narashoje nk'umuntu wari uzi nanone gushakisha, mu buzima nshakisha haza kuboneka amahirwe ko twapurayinga tugabona akazi. Twapurayinga muri Mifotara. Yego baduha tubakarasife ko abantu bazakora ibizamini ndagikora. Banyoriyanta kujya kwigisha muri GS ka Kanombe. Ubu nkeka ariko ndakeka ko bikeye rero umuyobozi waho yitwa Umurerwa Jacqueline. Niwe directrice. Niwe directrice. Hakaba na Dosi umuyobozi ushinzwe amasomo yitwa Zirimabagabo Dismas. Directeur y'iki kigo yitwa nde? Directeur ni ariwe directrice niwe bita Umurerwa Jacqueline. Umurerwa Jacqueline niwe waguhaye akazi? Twebwe ntabwo tugahabwa, ntabwo akazi directrice ari uguha akazi. Yego akazi gatangwa na Mifotara. Mifotara yatangiza ikohereza liste mu karere. Yego akarere kanako kaba gafite abarimu, ibigo byagasabye abarimu. Noneho akareka bitewe n'ikigo cyasabye umwarimu, akarere kariko kakoze, akarere niko kangaje, ntabwo directrice ari wangaje. Yego ndabyumva n'akarere kangaje. Ahubwo nibyo navuga wenda wese ujya gukora kuri iki kigo kiyobowe nande? N'Umurerwa Jacqueline. Wigishije mu mwaka wa kangahe? Nigishije first wari nigishayo, nayo nigishaga nasari muri middle class. Wigishaga irihe somo? Muri nasari nta somo ribamo, mwarimu yigisha amasomo yose. Ubwo wigishaga imibare, physique? Muri nasari mwarimu aba ari umwe ayigisha isomo ryose. Ntabwo byo ngo wigisha isomo rinini. Oya. Ahubwo ugeze primary nibwo utangiye kugira amasomo wigisha. Buri teacher yigira isomo yigisha. Afite isomo yigisha. Hari uwa seti, social, Kinyarwanda,
English, nose muri Mathematics. primary wigishije irihe somo? Primary nigishijeyo social, nigisha na physical education, nigishayo na creative. Ayo masomo warayigishije? Yego. Wigishe mu mwaka wa kangahe? Nayigishije muri lower primary. Ubu abantu bavuga ngo ntabwo wigeze wiga, bavuga ngo wagiye muri M23. Hari umuntu waba ukuzi wagiye muri M23? Okay. Mfite aho nabaye, aho mba. Mu cyo gihe cyose bavuga ngo mu kiganiro cy'ubushize yababwiye ngo njyewe akazi gahagaze 24-25 narakoraga. None 24-23 niyo ntakoze. Urumva ko ari umwaka. Ni umwaka umaze udakora. Uwo mwaka wumva ko nagiye muri M23 yajya mu mudugudu wa Kayumba, mu kagari ka Musave, mu murenge wa Bumbogo. Barakuzi. Akabaza amakuru. Wenda ku ishuri bagita teacher, ariko mwiyo kariswe ba papa cyusa, reka nta muntu utanzi. Nta muntu utakuzi. Uwo muntu wabemeza ko nanjye muri M23 yabaza Habumugisha ni umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu. Nta kibazo. Sibyo? Noneho reka twiganirire. Umaze umwaka umwe wenyine udafite akazi. Sibyo? Bitewe na abantu babonye ukuntu wasaga nawe nagusanze byari bibabaje. None ko nzi ko umwarimu ahari mwarimu Sako. Kuki utabashe kwizigamira muri mwarimu Sako? Umwarimu Sako nahuye ngo narizigamiye. Yego. Ariko ibyo nizigamiye urabona ko iyo ufite wana twebwe akazi kacu twatsinduka tugenda. Noneho tukagira abo dusiga mu rugo basigara bamaraginga wa mutungo twavanye mu mwarimu Sako cyangwa mu byo twakoze wa mu mushahara nahembwe nyine. Ngiye nta credit nigeze mfata. Nta credit nigeze mfata ngiyewe. Abo basigaye bawucunga cyangwa iyo twawucunganaga yaje kuba ngoba ko tugira ibyo tutumvikanaho arawutwara sigara gutya. Ariko umwarimu Sako hari amafaranga baba bafitiye ku buryo akazi gahagaze anytime wajya no kuyafata. Amafaranga bagomba kugira ni saving. Yego. Wewe wayikoze se? Saving ni iba automatic nubwo ntago ari intuzi. Ntago ari ngombwa ko ufata umushahara ukagira gute ukajya kuwi saving. Uwo umushahara ukora umaze kuba saving bazikuyeho. Saving bazikuyeho. Izo saving nayo maze iminsi nzikuyeho rero urumva kuko the saving wogamera kuguzamo 90 na tumva ari hejuru ya 90 bakwemera kuguzamo muri saving zawe. Izo saving zanjye nayo maze iminsi rero nzikuyemo tuzikoresheje. Zari 200 niba turi mu 900 niba tuje mu 900 ntago nkibyibuka neza. Niyo wari savinze. Niyo narasavinze. Ubwo kimera kuvamo mu kazi wese ugira ute? Wese uyakuramo ubwo. Oya ahubwo narakuyemo mbere ndayakoresha. Ukiri mu kazi? Yego biremewe. Aho yawe ufata ya credit izagukatwa ku mushahara ufata 90% ya saving zawe. Noneho ndashaka naho uduha ishusho. Wari umwarimu ukora buri kwezi uhembwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo sorry. Kugira ngo uve akazi gahagarara wibone muri ubu buzima byagenze gute? Abantu bagiye gusura mufite isano kwa kurya ubuzima byagenze bite? Abantu nagiye gusura hanze abantu nagiye gusura hanze na mbere za 2015 nazaga ngenda muri Tanzania tugiye gukora ibiraka ku makamyo. Nza kugerayo inshuti zanjye nza gukarera ubucuti n'abantu nakorera ubucuti n'abantu mu kiruhuko gikuru iki tugiye gutangira ibita vacancy n'intangira mu kwa 4 kugeza mu kwa 9. Ndavuga okay nta kindi gukora
reka nigire Ujye gusura abantu. njye kwisura inshuti zanjye. Mhm. Ni ubwo cya kibazo nababwiraga cyabaye. Waragiye ujyayo. None se wagiye muri vacances ubwo? Nagiye muri vacances. None se bakuvanye gute kandi nuba amashuri yageze ahatangira nta byangombwa mfite. nta byangombwa urabona? Nta byangombwa ndabona. Biba ngombwa kugira gute? Okay, no kugaruka sasa kwawe rero. Kugaruka naje mu buryo nange ntabasha gusobanura. Ubuze ibyangombwa ariko uriya nanje uragaruka. Ugarutse rero kutasubiye mu kazi. Mpamvu ntasubiye mu kazi nibyo nagusobanuriye. Itegeko rigenga sitati y'abarimu yihariye rivuga ko umwarimu utaye akazi iminsi 5 nta mpamvu yirukanwa nta kindi gitekerejweho. Izo sitati z'abarimu ntabwo nzizi. Sitati y'abarimu yihariye. Abantu babizi batubwira. Abantu iyo urengeje iminsi 5 nta gisobanuro ufite kandi nta gisobanuro ufite ko nta byangombwa ufite ngo migration yari nagenze gutya nta butumwa banyegiyemo kirege nagizeho ikibazo. Nari kwihanga ugahamagara nk'umuyobozi w'ikigo mubwira wenda. Umuyobozi w'ikigo aravuye ko umuyobozi w'ikigo nta niwe babona murenganyije. Baba bamaze gutangira raporo ku karere ko yabuze umwarimu. Ugomba kubaza kare atanga raporo yawe ku murenge, umurenge nawe ugatanga raporo yawe ku karere. Kinabuze umwarimu. Ubwo rero uratashye uvuye Tanzania? Ntiwahise ujya ku kigo ngo ujye kureba ko bimeze? Oya ntabyo nigeze kujyayo kuko nari mbizi. Rwose ntabwo waragiye bati wenda byagize gukina ntuhe n'ikibazo. Ibirabyo nigeze njyamo rwose. Gusa witewe umwaka ko utarasubiyeyo? Oya nta mwaka niteye kuko nari mbizi. Ko baguhaye ibaruwa yindi gusezerera. Kuko iminsi 5 yari iminsi 5 yari yarashize yaranarenze. Ubwo rero ntago nta kintu nagomba kuvuga. Ubwo rero kandi ubwo ruba amaze gushaka wowe ufite umugore ubwo? Yego. Mu bana? Yego. Hanyuma rero ndashaka utubwire umugore mwarabanaga neza akazi gasa nk'akarangiye bigenda bite? Akazi gasa n'akarangiye umugore buriya byanze bikunze urugo rufite akazi nubwo dafite akazi baho mu buryo butandukanye byanze bikunze. Urugero nimba mwaba nk'amata naguma mukinywa amata. Yego. Ko akazi kahagaze? Akazi kaba kahagaze akakujya mu bantu. Nicyo cyatumaga ntashaka kubegera. Uravuga ati ntaho najya. Uritinya no kujya kubiteza. Uzi ko umuntu wakonye ubushize kuri ya video n'ubwo atapfa kumenya wahindutse cyane. Nabyo nzi. Yahindutse cyane rwose. Cyagiye twaranaga rwose uteye agahinda ariko umuntu agushaka. Nta telefone ufite? Nta telefone mfite ariko abankurikiye hari option ebyiri natanga. Yego. Cyangwa icyo mbitekerezaho muri no minsi. Nimero telefone ndayigira icyo dafite ni telefone ariko ntabwo iri ku murongo. Nyine kandi ngene yambasobanurira. Nimero telefone ndayigira. Ubundi uzashaka nyuma y'icyumwe cya nyuma y'byumweru 2 azayibona. Ni 07 82 97 89 57. Nitwa Ndagijimana Jean Michel. Hanyuma noneho hari undi muntu wamfasha nawe mwahamagara akamenya amakuru yange cyangwa akaba yangeraho mukamuba muti wa muntu uko tumushaka. Uwo muntu ni wahehe? Ni wahehe? Ari 079. Yego. 20. Yego. 13. Yego. 38. Yego. 1. Isubiremo bayumve neza. 079. 20. 13. 38. 1. Uwo muntu yakubona? Uwo muntu yambona. Kuvuga ngo abantu bashaka kugufasha banyuze kuri iyo nimero bashaka gushaka bakakubona bagutumikira. Bakantumikira. None se teacher ubu ngubu akazi kugwamo akongera gakora cyangwa nagakora? Wakora bizama kabitsinda? Nabitsinda nta kibazo mfite.
ese wigeze ukora amatraining y'ubwarimu? amatraining narayakoze, nta kibazo. Training narayakoze nk'uko mu kiganiro cy'ubushize mu kiganiro cy'ubushize nabibabwiraga, nakoze training zo muri education, twakoze training z'amasomo 4, twakoze isomo rimwe ryo kuri psychology, aho tureba behavior and mental process, aho tureba imyitwarire y'umuntu n'ubwonko bwe uko agenda abijoyininga. Iyo ni isomo rimwe. Mvuze aka topic twiga icyo bita inclusive education. Inclusive education ni bwa burezi budaheza, aho umwana ufite ubumuga nawe umwakira bitewe n'ubumuga afite. Ashobora kuba atumva, ashobora kuba akubagana cyane, ashobora kuba anabimenya kurusha abandi bana, nayo ni disability, nayo ibaho. Ibyo twabibonyeho, tumenya ko uwo mwana umutwara na karagiteri zimuranga. Tugera none ku byo bita pedagogy. Iyo tuvuze pedagogy, ni kwa kundi mwarimu aba yuzuza ibyo bita ibidanago. Ibidanago, umwarimu agira ibidanago bigera mu 9, ariko ndakora kagusoma ndayibukamo duke. Tugiramo ikintu cya mbere mwarimu agiramo kayidaperi. Kayidaperi iri akayihamagara, umenye umunyeshuri wasibye, waje usiba cyane, uzamenye nimba asiba cyane, nimba asiba cyane kino cyumweru ubutaha akazaza nzamufasha, niye support ngomba kuzamuha. Ese nimba asibye icyumweru cyangwa 2 bigomba kuba ngete guhamagara ababyeyi nkababaza ngo umwana kasiba cyane cyagenze gute. Se nimba mwarimutse yagiye ku kindi kigo, se yagiye ku kihe kigo, ukabimenya icyo iri akayidaperi igufasha. Tukagira icyo bita journal. Ni iki? Ni ikayi mwarimu yandikamo ibintu by'umunsi, uko umunsi wawe uteguye. Mu gitondo ndigisha mathematics. Muri mathematics ndigishamo iki? Ndigishamo guteranya. Ndigishamo guteranya imibare ingahe? 2 cyangwa 1. Ugakomeza. Ese iryo somo ryarangiye cyangwa rizakomeza? Iyo kwereka, iyo niyo yitwa journal, kwereka umunsi wawe wose uko wagenze. Ubwo ni ebyiri. Haba no bita lesson plan. Lesson plan ni uko isomo ryawe muri periode isomo rya primary rigira periode 40, nasari hagati y'iminota 20 na 30. Baba ntabwo periode ziba ari zimwe. Iyo tuvuze periode ni iminota isomo riramara, isomo riba riramara. Nuvango isomo ryo muri nasari riba hagati y'iminota 10 n'iminota 30. Noneho primary amasomo yose amara periode 40. Secondaire bagira 50. Iyo niyo bita lesson plan. Ko bandajya mu ishuri gute? Ukaba biteguye. Ese muri rya shuri rifite abana bangahe? Se n'abandi bafite ubumuga. Se bafite ubumuga ndaza kubitaho gute? Niyo mpamvu abaho lesson plan, ukabateguye ndabigenza gute. Ukagiramo ikayi y'imyitozo na homework. Kuko ujya gutegura exam, ugenda kuri za homework watanze n'imyitozo watanze. Kabiri ugira gute? Uhera ugira gute? Utanga ikizamini. Ukagira ikayi y'amanota. Ikayi uri codinga mu manota y'umwana. Niba umwana hari ukuntu umubyeyi ashaka kuza ku ishuri, Kigali twese tuba duhaha. Ubu ngubu tukaba dutuye hano mu Musave. Ejo bikaba ngombwa ko twimukira i Nyamata. Wagera i Nyamata
diregiteri bakakubwira ngo zana birote y'umwana cyangwa uko umwana yaze ya kayi nakotinzemo aya manota niyo nzahamo diregiteri w'Inyagatare uko umwana ateye akamenya umwanya mushyiramo akamenya n'ishuri amujyanamo. Ibyo ni ibintu bigenda mwarimu aba agomba kugenda ategura azi. Ahubwo ndiho ndibaza hari ahantu utuye uhara ku kagari ke mu mudugudu cyangwa ku murenge nta muntu uzi ikibazo cyawe ku buryo wari kumwegera ukamubwira ibyakubayeho. Nta muntu wigeze mbwira ikibazo cyanjye nk'uko nabwo nkunda kuvuga ikibazo cyanjye ni uko nteye. Na mudugudu ntabyo azi. Iyo ni kamera yanjye ntabyo azi. Wicecekeye. Niyo kamera yanjye nta muntu njya mbwira. Nese ubwo sibyo bari birayiza kuba barabegereye wenda nka Letifa Akagari. Twe ikibazo nagize nawe wakigira kandi nawe uri umuntu. Nese uhangana gute n'icyo kibazo? Ibyo bibazo wanyuzemo byose ubu ngubu uhangana byo gute? Ni ukubitura Imana. Kubitura Imana ngashakisha mu buryo budashobotse nyine. N'ujya uheranwa n'agahinda se ukwikije ko wize ukaba urimo utura umucanga ukora ikiyede. Ibyo nkubwiye ko bitambaho naba mbeshya. Bimbaho nkeka ko ari nayo mpamvu nakunda no kugira umuntu mbwira ibintu byinshi cyane. Mba numva ngewe nibura mu cyumweru Imana ibimfashijemo navugamo nk'amagambo 10 yonyine mba nakumva ntuje. Mu cyumweru mvuze nk'amagambo 10 Imana yabangiriye neza. Ubwo ntiyaba ari toroma yenda cyangwa ko akora ibyo bibazo? Ntabwo nzi impamvu. Ubu utashaka kuvuga? Ntabyo nshaka. Ntabyo nshaka. Ukumva nyine aho witurije gutya. Ubu se ndiho ndibaza nk'uwo wihuye n'abantu mwiganye nta bana mwigishije mujya muhura nabo? Narakubwiye mu kiganiro cy'ubushize nta n'umwe nshaka tunabona no mu nzira namwihishe. Namwihisha? Yakaraho mujya mukubitana? Ariko sinamwireka. Kuki se tamwe bati wenda fashe ushakishe rega iyo ushaka gukira indwara urayirata. Kuki utashaka kubegera ngo nibe bagiye cyo gufasha bakoranye n'akazi cyangwa iki? Ntabwo abantu bose duteye kimwe. Njyewe nagize wenda akantu kabi. Ntabwo abantu benshi mbatekerezaho kuba bangirira neza. Mfite karte 3 njya mfatamo abantu ngewe. Yego. Njye mfata karte nkavuga ngo ni abantu 10. Yego. Ndatekereza ngo mu bantu 10 nshaka kuba batandatu ngiye kubibwira babindushije. Abandi babiri ngiye kubiga twatubinganya. Abandi babiri nabo ngiye kubibwira bakaba ari abo kunyumvira ubusa hitamo kwicecekera. Ariko nuko nguko mbitekereza. Kwicecekera ukubona munabwira byawe. Kuko ndabona wenda umwe ndabimurushije undi turabinganya undi no kunyumvira ubusa. Hitamo kubyicecekera abitura Imana iyo ishobora byose. Noneho igihe ikintu ubwira abantu ku muntu ufite umutima wo kugufasha ni iki yagufasha kwanza wavuze ko rara hehe ntaho kuba ufite. Ikintu narakivuze. Ntaho kuba ufite. Ntaho kuba mfite. Yari hanze ku ikarita. Yego. No kurya ni danje. No kurya ni iki? Wenda kuryaho ushaka ko ibiyede cyane n'ibindi birakuba wakurya. Nabyo ntabwo biba byabonetse buri munsi kimwe nako n'ubwo akavuga wowe ntabwo twaguha ubundi se wagashobora ko umenyeye kariya. Wari twawo izo ni imbogamizi uhura zo mu kazi. Izo ni imbogamizi. Wowe washobora ikarayi ko umenyereye ayingwa. Haraye kubwiye? Arabikubwira ndetse majority umubare munini. Umubare munini. Umenyereye ayingwa ntibabasha ikarayi. Umva bataba uwo gukomeretsa. Nyine niyo mpamvu ngo umuntu arabitamo akicecekera. Twumvise umugabo mubona kuri telefone avuga ati itahire. Cya kintu cyo gutaha waracyumva iki? Kwisubira mu rugo.
kintu cyo kwisubira mu rugo ni ikintu gisaba kubanza kuyitekerezaho. Ntabwo umunsi nagishakira nakubwira ngo ndakubwira ngo barabimbwira mu gitondo njyeyo oya ntabwo napfa kuba feeling wabyo. Ntabwo mbifirinzemo neza. Gusubira mu rugo. Ntabwo mbifirinzemo neza. Ahubwo icyo numva kuri njyewe nuko numva nahatana nkongera ngasubira kuri ya level nari ndiho. Ahubwo njye mu rugo njye kubatura ibibazo ahubwo nkagera tugiye gufatanya kubikemura. Ahubwo njye kubabera umutwaro ahubwo nashakisha nkagenda dufatanya abo wa mutwaro tugashaka uko tuwutura ariko njye ntagiye kubatura umutwaro. Cyane ubwo se wari mukuru mu rugo? Mukuru ninjye mukuru. Uri fura? Yego. Niba bakaba bafashe ibibazo abo. Ninjye bakaba mbafashe none njye kubibatura. Ngo rero numva mbangamiye. Bikubangamiye. Icyemezo cyo gutaha byo ntabwo ndagifata naba mbeshye. Icyo ngiye komeza nshakishe ndebe ko nabona akazi. Yanjye njye kubatera njye gutera ibibazo umukecuru wanjye. Oya. Ntabwo mbishoboye. Ntabwo ari wakagombye kungaburira. Njye nakagombye kumugaburira. Noneho kumugaburira ndi hano. Noneho njye no kurya n'utwahingiye abuzukuru. Oya. Ngiye kuba nshakisha ndebe ko hari aho byakwemera. Nuko nguko icyo nasabana n'abantu. Gushakisha uvuga ni ukuhe? Gushakisha ukuntu nuko nguko uvanga icyo kiyede iki cyangwa nimba hari n'abafite ubushobozi bazakaguha se kariya bako wamenyereye kugira gutabingwa cyangwa abantu ugafite akandangira kwabuzi kubuzima ubugenda. Ubu noneho ndibaza gira ikintu wasaba abanyarwanda nk'ahantu bifuje kugufasha ikintu wumva bagufasha aka kanya wumva nyine kikubangamiye wenda bagikemuye ubuzima bwawe kongera bugasubira ku murongo. Gira ikintu usaba abanyarwanda ikintu bagukorera ugasubira ku murongo. Ntabwo anyone wadi ntabwo mu ijambo rimwe ntabwo nakibona. Bivuge birambuye nta kibazo. Birambuye rwose babwira ibyo ushaka ikiri ku mutima cyose. Ikibazo baba ko naje gusabiriza nicyo cyambabaza. Ntabwo uri gusabiriza. Baba ko naje gusabiriza. Babwire kuko nabonye muri comment bati twamufasha wewe babwira icyo wumva kikuri ku mutima urumva ku buryo bakigufasha. Rero nasabye mu kiganiro cy'ubushize nasabye ibintu gusa ntabwo umuco wo gusaba ntabwo yego nta mudasaba yego nta kuko nawe ntawihaza nta kibazo ariko no gufasha ni byiza bibaho ariko first one iyo nabwiye ibintu bine nabwiye ngo ikintu cya mbere ibitekerezo byabo bitansenya yego binyubaka. Ikintu cya mbere mbakeneyeho ibitekerezo byabo binyubaka bitansenya. Ushobora kumva ukambwira uti mu kiganiro wavuze hano hari amakosa wagize yambwire ariko yambwira untuka. Mbwira uti noneho ahubwo warayagize utaha uzabigenza uko nguko wemembwira unsenya umbwira ya magambo atuma n'ubundi akomeza kunkomeretsa. Kuko uko yambwira niko iki kiganiro ubu nta muziga kuvuga ngo mu kiganiro gitange igitekerezo cya kabiri burya hejuru y'ibintu byose ngo hari umuremyi kandi ngo waremye byose. Indi nkunga nsaba ni y'amasengesho. Ansengere no mu buzima indimo
hagire igihinduka. Ndumva ari uko nguko mbyumva. Icyo ni icya kabiri nengezeho. Icya gatatu twese ni ibintu twese turabikeneye, twese turabikenera. Icya gatatu ni uko wagira akazi yakandangira, ndi tayari gukorana imbaraga zose n'umuhate. Ubu ukeneye gukora akahe kazi? Uri gusaba akahe kazi ubu ngubu wabasha gukora? Akazi ubu ngubu uri ready ko wabasha gukora ni akahe? Akazi kari ndimo ntakora ubu ngubu wumva rwose wakora. ntabwo wajya kwigisha umaze igihe utigisha? Ntabishobora. Ntabishobora. Uba wasubira mu ishuri cyangwa urumva wakwikora akandi kazi gasanzwe? Nakubwiye ngo ariko Imana yamperamo umugisha ko nakora. Ariko Imana yamperamo umugisha niko nakora. Ariko Imana yamperamo umugisha niko nakora. Ubu nta kintu wabwira muzehe? Muzehe nde? Perezida. Ni ikintu cya perezida. Aho urangoye. Icyo namushimira ni uko atuyoboye neza rwose, turashima aho turi, kandi n'akazi yari yakaduhaye. Ni uko ariko twikoreye amakosa, ariko nta mwana udakosa, azabitubabarire. Umwana abaho mu makosa, kandi nta mubyeyi ureka kugira imbabazi, azatubabarire mu makosa twagize. Numva aribyo namusaba. Akaba yasubiza mu kazi. nuko mbyumva. None ni iki ni ubuhe butumwa watanga ku rubyiruko, sibyo, bitewe n'ibintu wanyuzemo? Urumva byanze ko dufite experience, ibintu byose wagiye uhura nabyo no kubura akazi kwawe, ni icyo wabwira urubyiruko? Ikintu nabwira urubyiruko, nababwira kubaha akazi kabo kandi bakubaha n'aka bagenzi babo. Ukuntu bajya bavuga ngo nimba ngo umuntu bajya bavuga ngo kina n'umushahara ariko ntugakine n'akazi. Ngo kina n'umushahara? Kina n'umushahara ariko ntugakine n'akazi. Uwo ni umugani se? Cyangwa ni igitekerezo. Kina n'umushahara ariko ntugakine n'akazi. Muri make nawe wakiye n'iki? Wakiye n'iki? Nakiye n'umushahara ko nagiye gusohoka nkajya hanze bikarangira mbuze akazi. Wakiye n'umushahara? Nakiye n'umushahara. Yego. Nakinnye n'akazi kubera ko ntagarutse. Nakinnye n'akazi. Nakinnye n'akazi birangituma akazi kancika. Ubwo nta kazi nakinnye nako. Niyo mpamvu wakabuze. Yego. Kandi uri gukina n'umushahara gusa? Ni gukina n'umushahara gusa. Iyo niyo nama bagiriye? Bajya bakina n'iki? Bajya bakina n'umushahara ntibagakine n'akazi. Numva ari uko bimeze. Iyo niyo nama wabagira? Iyo niyo nama nabagira. Abatagafite se? Abatagafite. Abatagafite. Abatagafite bigira sinabona ko ukuntu mbibona bigira ako binemfaguza. So wenda mu Rwanda, leta y'u Rwanda ni umubyeyi, iharanira ko umwana wese yarangiza amashuri 6 yisumbuye. Ni byiza. Iyo tugereranyije mu myigire y'iwacu hano mu Rwanda, ko ntabwo turi nka Amerika cyangwa ibindi bihugu byatanze iterambere, niho bimura umwana bitewe na level y'ubwenge afite cyangwa mu mutwe we. Ukaba wasanga umuntu yakwa yiga nka P6 afite imyaka 4. Ariko twabona ariko igihugu cyacu giteye, mu gihugu cyacu ko giteye umwana arangiza kwiga nibura senior 6 ati imyaka 18. Senior 6. Imyaka 18 umwana wese ashaka gukora icyo ari cyo cyose. Ariko twavuga niko kiyedo wagenda ukagikora.
icyo kintu akagenda akagikora cyamuteza imbere cyangwa no kutagira akazi na kamwe asubiza inyuma igihe abona atabangamira amategeko atagongana n'amategeko y'igihugu cyangwa n'amategeko ya sosiyete abamo nuko nyambyumva. Iyo ni inama wagira urubyiruko. Niyo nama nagira urubyiruko. Reka tugushimiye cyane rero. Nta kintu ushaka kubwira abanyarwanda? Njyewe icyo nabwira abanyarwanda ni bya byifuzo byanjye, kumba hafi amasengesho, kundangira akazi, nanone bitewe n'uko bambonye n'uko mbayeho neza navuze materials bagira n'inkunga ifatika yayima, ariko uko Imana yamushobozi atari itegeko. Ariko ubufasha bwa mbere ngiye mbona ukwiriye ni ukuva hanze ku rubaraza rw'abantu ukava ku ikarita, kubanza ukabona inzu yo kubamo. Yego, wenda nubwo batayikugurira bakawukodeshereza. hari igihe bananywesha nkaba ndi kubona akazi, bikaba byanyorohera. Chambe no kubona aho uba. Yego. Ese ba chambrete icyayi cy'umurasabye yarabikodeshwa ngahe? Hariya muri ya karitsiye imbamo chambrete iri mwayene tifuje biri high level, itari high level, nanone itari munsi cyane, kodeshwa 30. Okay. Nge ndumva rero wazajya no kubibaza bw'akagari, sibyo? Ukaguha ikibazo ufite, sibyo? Kuba ukodeshereza naho kuba. Nta munyarwanda yemeye kurara hanze. Noneho umuntu nkawe wabaye umurezi wigisha abana b'abanyarwanda, aho rero ntabwo turi kubyemeranyaho. Yego. Njyewe akagari kajye kunkodeshereza ngifite amaboko abiri. Hari umukecuru nuko ngiye akazi ndakora, hari umukecuru wacitse akaguru, hari umukecuru ufite imyaka 60, hari umwana wirera. None ko byakunaniye kwikodeshereza? Reka mbona akazi, kubona akazi igare kumenya kwikodeshereza ntabwo ari byo cyane ubufasha cyane. Hari abandi bakeneye ubufasha cyane kurusha. Njyanira no hanze iyo ndo ntimitane ngo mfe, ariko mugaciro mwizi yaka 40 arahanze arapfa. Hari abari se arahanze mu myaka? Birashoboka. Birashoboka, nta makuru mfite ariko birashoboka. Hari ubuzima nisangamo nuko nyine, ariko ntabwo nzi, ariko birashoboka. Kuriya igihugu kijya gufasha n'igihugu kijya gufasha, hari abo kirebanza guheraho. Buriya hari umuhanzi umwe mu nyenyeri nimba ikora inyenyeri z'ijoro waririmbye coronavirus. Umuhanzi ni korali inyenyeri z'ijoro coronavirus. Buriya coronavirus yaratwigesheje. Coronavirus yaratwigesheje. Kwaje gufata ka kahunga bita Saidia na bya bishyimbo bidashya. Babyita ngo ka kahunga bitaga Saidia. Ariko harabo baheragaho. Harabo baheragaho. Akaba nabo basorezaho. Kimwe ko tugiye kwa muganga. Ujya kwa muganga impagi igari yagufashe, inkingi igari yagufashe, bagira bakabona imodoka yaciye akaboko. Ngo sinabona nabufasha bwa mbere. Bira bigoye ntabwo wabiriye we nakada kabunga. Nabiriyeho. Baragufashije. Baramfashije. Ni Covid nta kintu batakoraga. Ne wabiriyeho. Nanjye nabiriyeho. Niyo mpamvu nshima leta y'u Rwanda ko yaramfashe n'ingamba nziza. Bita ku baturage barwo. Sena nta nicyo bitwaye, ariko n'ubundi leta y'u Rwanda ntacyo twayishinja. Kuko ubona ari uzareba nk'ibi ngibi byizamuka by'ibikomoka kuri peteroli. Yego. Ugaranyije mu Rwanda byuriye nyuma, ugaranyije no ko hirya za Gabon ko byuriye mbere. Ayo makuru yakorese ko na telefone ugiye. Njya kuvumba televiziyo ahantu nkumva amakuru.
nkabikurikirana wamenye aho byuririye mbere byuriye intangaho nyuma nkagenda mbimenya nibyo ukunda kwisomera ibitabo aho wicaye hose ngo kwisomera ibitabo yego yego ninjye kuri njyewe kirazira guhita ku gipapuro ntagisomye nicyo ntaraguye mu nzira ni ibintu byanjye byose urabisoma ni ibintu byanjye mbese rero kuvuga ngo ikina nawe nakoze nakunda gusoma yewe ni ibintu byo gusoma bikunda kumfasha cyane nk'ibiwacu ku ivuko no muri umunange uriya muhungu yakubwiraga namugara yakubwiraga njye najyaga mu nzu agashambulete kanjye kabamo ibitabo n'amakayi gusa ikaye yanjye guturuka uko twebwe twiga primary twiga kwandika ku makayi tugeze mu wa kane kuko mu wa mbere mu wa kabiri twiganaga ibyo bita imbaho izi bita ardoise twiganaga ariko nk'ikange yo guturuka mu wa kane kugera muri senior 6 mu rwari bagirimo nagana nkayibonamo kana na makeya mfite hano amakayi makeya yego okay urukegerana amakayi asajya diplome ngo ifite kuri ya karita yawe yego ubwo se ntinyagirwa nzemera inyagirwa nyene nuko ngo nzashyira mu gashashi washyize mu gashashi nibitse okay reka rero tugushimire yego ndumva ntacyo wagiye kuvuga yego byose bayivuze ubwo ongera uvuge ya nimero yego ufite ubufasha yagira kugira ngo umuntu wese ufite icyo yagufasha yagukodeshereza inzu yagushakira akazi abona aho yagushakira yego wakongera ukayireba ukayitubwira kugira ngo turebe koko ko wava kuri iriya karito uryamaho hari kazi 079 20 13 38 1 iyo ngiye niyo umuntu wamfasha akaba niyo nagiraga yanjye ariko ishaka kuzacamo kimwe gitahe 07 88 97 89 57 ndumva ari ibyo ngibyo murakoze reka tugushimire hajya ngo witwa Ndagijimana Jean Michel yego Jean Michel reka tugushimire wakoze sibyo reka dusenge nawe ugere usenge yego tureka ko Imana yahindura mu buzima bwawe yego sawa alo sawa mwana ibibazo byawe byaje kugira aho ngaho bite kuki uba warihereye nturuvuge ibibazo hagiye ubura umuntu ukubivuga ukicecekera baraza bw'umuryango wawe ibura ntabyo nigeze mubwira naritoreje ndabyihorera none se tudatinze wenda mu bintu byinshi abantu bagufashije bakareba nibura uburyo uva aho ngaho ukagaruka mu muryango wawe ntabwo wabyemera ibyo nabanza kubitekerezaho cyangwa nkabanza no kubivugana n'umuryango wanjye ukabanza kubivugana n'umuryango wawe noneho rero reka nkubwire uvuga ngo saa hizi n'ubundi yarimo mpamagaye igihe ndimo kuvugana na murumuna wawe nsengera Kigali Celestin yego mubwira ko nabonye ikibazo cyawe mubaza nti nzamufasha iki nibura kugira ngo aze ahantu ari ubwo nawe nyine ngiye kubitaba kuri telefone tusa n'abari kuburanaho twari tukivugana nawe atarabona icyo gukora sinzi niba ugira telefone ukaba wanamuhamagara mukavugana ariko nanjye ndimo kumubwira ko bagakwiye gukora igishoboka cyose ukava aho ngaho ukagaruka mu muryango ubitekerezeho cyangwa se nawe nubishaka umuvugishe muvugane noneho mureke barebe icyo gukora
ko nawe yambwiraga ko aravugana n'abo mu muryango bakareba ibyo bakora ariko njye nk'inama nakugira niba ushaka kongera kurobanza ubuzima va mu byo urimo utahe uri mu rugo iyo niyo nama nakugira. Okay. Urakoze. Pasika araho se? Pasika araho uticabajeho? Araho nta kibazo. Sawa sawa ubitekerezaho umuna wawe nawe turavuganye ndaza kongera kuvugisha narebe. Sawa. Ubuse nk'uyu mu by'ukuri utahase uyobewe ku meza we? Nese ushakira akazi?